Mvise nk'ikintu cyarenze kitangira kunuka ariko ari kinini kurusha uko tucyumva. Ubwo ni ukuvuga ngo buri umwe arajya mu bwoko bwe, sibyo? Hanyuma murasigarana ikihe gihugu? Murasigarana iki? None se abantu barasaze. Ubu ikintu cyo kwironda mu moko cyaje gite, gifite uwuhe mwanya? Ni mukinsobanurire. Twigabanye mu moko 10 ko twicara. Reka nanone mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza nkuko nabibabwiye mu bihe byanjye bituje cyangwa se bitarimo akazi kenshi. Nkunda gukurikira imbwirwaruhame z'umukuru w'igihugu, hanyuma nkaba narahisemo kubasangiza bimwe mu byo ngenda numva cyangwa se nkurikira, nkasanga ari ngombwa ko abo dusangira ibiganiro bitandukanye babimenya. Muri aka kanya rero, mbere yuko ntangira, reka mpere ku cyo nakwita nka introduction. Iri ni ijambo umukuru w'igihugu yavuze wumva ko avuga ku kibazo cyihutirwa cyamuhagurukije mu buryo bwihutirwa, ariko nanone cyamubabaje ndetse atiyumvisha uburyo abo yabwiraga baba babigizemo uruhare cyangwa se ari ingingo binjiyemo nyuma y'amasomo akomeye aba yaravuye ku buzima igihugu cyanyuzemo. Ni ikiganiro yacishagamo agaseka, ariko ari ka gatwenge bavuga mu kinyarwanda. Mu by'ukuri ubona ko ari ingingo umukuru w'igihugu ari kuganiraho, ariko yamukoze ku mutima cyangwa se yamubabaje mu buryo budasanzwe. Wavuga ko utarabona umukuru w'igihugu atishimye cyangwa se avuga ku kintu kimubabaje cyane. Ariko iyi video nubwo ibuze gusa naho itwara iminota itari mikeya, ariko nanone ntishobora kukurambira bitewe n'uburyo umukuru w'igihugu avugamo ikibazo yari yatumirijeho aba bayobozi. Mbere yuko ntangira, reka nkugezeho introduction cyangwa se icyo nakwita nko kugutera amatsiko. Hanyuma ni nk'iminota itarenze 5. hanyuma nyuma y'iyo minota 5 ndibuze kugaruka tuganireho gatoya. Nyuma yayo nkugezeho ikiganiro cyose muri rusange, cyangwa se dufatanye gukurikira ikiganiro cyose uko cyakabaye, ingingo zitandukanye ndetse n'uburyo umukuru w'igihugu yivugiye mu magambo ye bwite n'amarangamutima ye. Uze kuyareba kandi uyasobanukirwe, ntujye kure. Ugumana nanjye, benshi bamaze kubimenyera cyangwa se nubibona nureba no ku mibare y'uru rubuga rwanjye, uri buze kubona uburyo igenda izamuka. Ni ibiganiro bikunzwe cyangwa se abantu benshi bari gukunda gukurikira ndetse bakabisangiza n'abandi. Niba nawe ari bwo bwa mbere utugezeho, kanda subscribe, hanyuma utazajya ucikwa n'ibiganiro nk'ibyo byiza, birimo impanuro, birimo amagambo meza wagenderaho cyangwa se wakuraho imyitwarire myiza ikwiye kukuranga nk'umunyarwanda cyangwa se nk'umuturarwanda cyangwa se nk'umuntu ugenda mu Rwanda ndetse n'inshuti y'u Rwanda. Reka dukurikire aka gace nakwita nka introduction cyangwa se kukurarikira ibiri mu kiganiro cyose muri rusange, hanyuma mu kanya gato ndibuze kugaruka. Twigabanye mu moko 10 ko twicara. Nituva aha nabo dusanga hanze nabo tubagabanye gutyo. Ikibazo nabajije, u Rwanda rurasigara ari u Rwanda. Igikurikiraho murakizi, nimara kugabana 10, umwe yatwaye abe, undi yatwaye abe. Igikurikiraho muracyumva? Muraza kurwana, murabirwanira muga. Ubu twagize ikibazo cy'ayo moko,
gutyo turangije tujya noneho no mu cy'abahutu n'abatutsi. IGP ndakureba aho byarinze bigera aha, abapolisi ba hano bakora iki? Nabo babirimo. Mwabishimyemo iki? Ariko nabyo niba hari icyiza mwabibonyemo mwashimye nimukitubwira natwe tubone iyo nyungu, kandi washimye wabonye ikintu gifite akamaro urakihererana. Kuki utagishyira hanze tukakimenya natwe? Musobanurire uko byaje, icyo mwashimyemo. Nako ntabwo ari uko byaje, uko byagarutse, kuko twarabigizega. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu cyatugwiriye tutazi, ariko nimumbwire ukuntu mujya muri ibi bintu by'umwanda w'ubu bwoko, umwanda waturimburiye igihugu cy'abantu, mukongera mukabugarura gute? Mubugarura mute? Cyangwa miliyoni y'abantu yapfuye ubusa, byari nk'ibintu gusa. Ubuzima miliyoni nayo ugira utyo ukigizayo ikagenda gusa, ukikomereza ntacyo bikubwiye. Abantu bakajyaho bakishyira mu magurupe, umwe ati biriya by'abatutsi batangiye bakora ntacyo twabikoraho, ariko reka natwe twigire, natwe tujye mu bindi. Hakabura ubakiranura hakabura yaba mu ruhande rumwe cyangwa urundi, yaba hagati, ngo avuge ati sigaho, ibyo ntibibaho pe. Mukuru mwicaye hagabo, ndabona muri benshi cyane, muri nka magana angahe, 400 cyangwa 800, mukaburamo umuntu pe, mukaburamo umuntu wanga ati sigaho, ntibishoboka. Yes, mwabyiyumviye rero, amatsiko ndatekereza ko abaye menshi, kubera muri make mbanyujije mu kiganiro cyose mbere y'uko tugikurikira turi kumwe. Hanyuma umukuru w'igihugu ati ntabwo numva uburyo ki umuyobozi wagombye kuba avuga ati ibi ngibi ni mubivemo, ntabwo numva uburyo abijyamo. Muri rusange mwumvise ko ari imbwirwaruhame, cyangwa se n'uburyo mubona na mudu, ndetse n'uburyo umukuru w'igihugu abigaragaza. Murabona ko iyi ni imbwirwaruhame avuze asa naho atishimye, cyangwa se atumva mu by'ukuri icyateye abagiye muri iki kibazo kukijyamo, ndetse akaba avuga ati nkeneye ibisobanuro. Kirimo ingeri zitandukanye, kirimo abantu benshi bo mu nzego zitandukanye ziganjemo iz'ubuyobozi, ariko akavuga ati nyuma y'imyaka 30 ntabwo numvaga ko abantu bashobora kujya mu rwobo, hanyuma banarujyamo ntihagire ubabwira ati dore muri kurohama, nimugarukire aho ngaho. Mu kiganiro cyose muri rusange uraza kubona aho umukuru w'igihugu avuga ingingo zose, nta kintu aciye ku ruhande, buri kintu akakivuga mu izina ryacyo. Birumvikana biba ari ukugira ngo abavugwa babashe kwiyumva no kwisuzuma, hanyuma babashe guhindura ibyo byose biba bishobora kuganisha igihugu mu manga. Ari nayo mpamvu biba byahagurukije umukuru w'igihugu. Reka twese abakunzi nshuti mukurikira ibiganiro byanjye, reka twese noneho dukurikire iki kiganiro cyose muri rusange, hanyuma nyuma yacyo
turi buze kugaruka tuganira nabo baduha ibitekerezo bitandukanye aho muri commentaire. Ikigaragara cyo ni uko umukuru w'igihugu akeneye u Rwanda rutarangwamo icyitwa ivanguramoko cyangwa se irondamoko cyangwa se ivangura iryo ari ryo ryose. Akeneye igihugu cyubakiye ku bumwe bw'abanyarwanda, akeneye igihugu kitagira usobanya n'abandi, akeneye intore zitari inshabizamudiho. Reka dukurikire ikiganiro cyose, nyuma yacyo tugaruke tuganira, namwe mbibutsa ko mwaduha ibitekerezo bitandukanye aho muri commentaire. Nizera ko buri wese yamaze gukanda kuri subscribe. No mu babikinisha mu mutwe rimwe na rimwe bibwira ngo mumenye ngo murakinira ku makara ari bubotse arabatwika. Ntabwo bishoboka. Ibintu byo kugarura ikintu cyo kwironda kugera gute tuzi icyo byadusigiye, ntawe twakwemerera ko bisubira. Ejo bunda ngiye kumva numva kandi ndabaha n'amakuru ugega mwumve. Iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo, arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse. Ndamubwira nti ni ibiki? Ndamubaza ni ibiki? Arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi. Nagiye kumva numva ngo ari hano, yarabeshye aza mu bintu biraba. Ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo, izi ni ibiki? Ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko. Amoko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda, icyo cyamuzanye. Atoya ati noneho bifite indi ntera. Tamaze iyo ntera noneho ni iyihe? Nibwo ambwiye ngo hari ukundi babyita mu Kinyarwanda, ubwoko bundi ni rusange, bivuze ibintu byinshi. Ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa abakono bashaka kwimika umwami wabo. Ati ambwira okay, ibyo bikiri aho, ibyo ndabyumva, bashaka kwimika abami abakono. N'uwo musirikare niwe byamuzanye. Abandi bo hari ubwo wabyihengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma. Ariko urambwira ngo uwo musirikare, uwo mukoroneri yaje muri ibyo? Ati ndamubwira ntiwagize neza kubafunga. Yafunze bari nka 2 cyangwa 3. Ntiwagize neza kubafunga, ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo, mumbwire kirenzaho. Ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma. Nicyo kintu cyahereye ko kiza mutana. Kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo, ubwo ndaza kubigeraho nabyo. Barakurikirana, ugiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara. Nabwo ariko bambwiye ko wafunze umusirikare, abasivili bo bari babirimo byagenze gute? Ubu arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili ye simbashinzwe. Ndamubwira ntukintu ibyo ndabigufasha, noneho ibyo bindekere, genda bashinzwe bose. Mpamagara za minisiteri,
abishinzwe baza mu nkurikirane ibi bintu mumenye ni iki. Hatangira barambwira n'aka yari ariyo n'aka yari ariyo n'aka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali, bavuye muri kapitali, nta nubwo ari aba hano, abandi ni abacuruzi, abandi ni aba ndavuga si ibi bintu uko bati ndetse na Gatabazi wahoze ari gavana, Gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yaso nabapi nawe buri umukono uri igisambo gusa ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo abo bambwiye bose ngeze aho ndabahamagazaga ndabicaza, nasanze n'abantu benshi ari abo muri RPF, mbwira mpamagara SG Secretary General w'umuryango RPF, nabwo nishakira aba bantu bose ndashaka kuvugana nabo, baraza ndababaza mwebwe nimumbwire mwagiye mu biki. Of course urumva nta n'ufite igisobanuro, bajyaho bavuga ubusa. Ubwo na Gatabazi nyine yari yicaye aho, nawe namuhamagaye muri abo bose n'abandi na Vice Mayor muri aka karere wa Musanze, nawe yararaho, ndabaza Vice Mayor ni ibiki wagiyemo. Atangira arambwira ngo nagize ngo barabyemeye, ngo barambwiye ngo babitangiye uruhushya ntibande, akananirwa kubisubiza. Nabaze se wowe uri Vice Mayor, wagiye kukubwira ngo babitangiye uruhushya ninde? Ni Mayor? Ni Guverineri? Ninde? Agacece kati niko bambwiye gusa. No, ahubwo bari bakwiye kuba bagusaba uruhushyaga, kuko nagize ngo bavuze ngo uri Vice Mayor. Wari ukwiye kuba waratanze uruhushya cyangwa wararwimanye uri umuyobozi. Naho urambwira ngo barakubwiye ngo babitangiye uruhushya ngo nawe ujyayo. Vice Mayor wagiye mu bintu utazi kubera ko byatangiye uruhushya kandi uri umuyobozi. Aho ndumva ntangira kumva ko hari ikibazo kigomba kuba kitoroshye. Ariko aho ngaho ndababaza, noneho igihe bitaragera kure, ndashaka ko mumfasha tukumvikana. Ubu koko mwarironze nk'ubwoko, muragenda murahura, mujya gushyiraho umuyobozi wanyu, sinzi n'ibindi mwagombaga gushyiraho cyangwa iki. Reka mbabaza akantu kamwe. U Rwanda ko rufite bene ayo moko menshi, ubu nibujya gucya undi nawe agahamagara ubundi bwoko bwe, undi nawe agahamagara ubwoko bwe, n'undi. Ubwo ariko niko hagendamo abapolisi, abasirikare nka kwa kundi umwe bafashe, ba Vice Mayor. Ubu ni ukuvuga ngo buri umwe arajya mu bwoko bwe, sibyo? Hanyuma murasigarana ikihe gihugu? Murasigarana iki? None se abantu barasaze? Niko ubu pe ba bandi mwebwe
muvuga ko muvuga ari kumvikana mwavuze iki noneho ko ntacyumva ijambo mwavuze ni irihe ubu twese uko twicaye aha twigabanye mu moko yacu hanyuma tugende dutyo ariko tubaho muri uru Rwanda none se urumva wabikora rwa Rwanda nta kibazo nabazaga urwo Rwanda rukazageraho rugera na busa muri ya majyambere navugaga nicyo natangiriye mbazaga ya myaka 40 50 60 ugasanga u Rwanda Afurika iracyari aho yari iri cyagihe abandi baragiye erega cyabishubije inyuma ni iki ngiki ubu ikintu cyo kwironda mu moko cyaje gite mu buryo bw'amajyambere mu buryo bw'ubumwe bw'abanyarwanda gifite uwuhe mwanya ni mukinsobanurire hagira ukinsobanurira ariko munansobanurire na cya kibazo nabajije uko twicaye aha twese buri wese nashaka kwireba mu bwoko bwe arasanga bufite reka tuvuge hano turasanga hari amoko 10 twigabanye mu moko 10 uko twicaye nituva aha nabo dusanga hanze nabo tubagabanye gutyo ikibazo nabajije u Rwanda rurasigara ari u Rwanda bari cyo musubiza igikurikiraho murakizi niyo mara kugabana 10 umwe yatwaye undi yatwaye undi yatwaye abe igikurikiraho muracyumva muraza kurwana murabirwanira muga kuko kandi muraza kurwanira naba n'urwanira muri byinshi umwe agira ibyo atwara n'undi akagira ibyo atwara ariko muraza kurwanira mu busa mutwara ubusa hasigara ubusa ariko ubusa mvuga nuko namwe muba mutakiriho nimwe ba mbere muza kuba casualties nimwe nkomere za mbere so nimumbwire rero abayobozi mwicaye hano mwicara muri ibyo bintu mukabiganira mukabiherekeza mukabivuga mumbwire twageze aha dute mwageze aha mute abantu bagera aha bati nicyo nshaka ko musobanurira cyangwa se n'abandi niba wowe uri umwere witwa ngo uri umwere abo bandi bakugejeje aho gute wowe ureba he kucyo utanga kucyo utavuga uti ibyo mukora ntabwo ari byo ntabwo dukwiye kuba dukora ibi ngibi kuki murakurikira gusa muri intama murakurikira nk'intama gusa nujya kukuroha mu cyobo uramukurikira akakurohamo ukagenda bayobozi mwebwe mumbwire navuze narushye nanjye ndashaka ko mumbwira ariko munsobanurira ubu umuntu azajya aza abashore mu cyo bagenda barundemo mumwemerere mugwemo tumugira kuvuga muta ibyo ngiye gukora ntabwo ari byo ntabwo ariko twatojwe si byo tuzi cyangwa se ibyo tuzi byaduteye
amakuba ni ibi ngibi urabitugaruriyemo. Muranyumva ariho? Nizere ko mudasinziriye gusa. Ndashaka ko munyumva. Ibi ni ibintu bikomeye, ntabwo ari ibintu byo gusinzirana. Reka rero nongere nkataze mbabwire bwa mbere nkibyumva ibyo naketse, ndabwira n'abantu ntuma n'abantu. Minisitiri yavuze ngo narabatumye naravuga ngo ariko nimujye hariya hantu mucukumbure mutege amatwi abantu mwumve, hagomba kuba hari ibibazo bindi birenze bimaze n'imyaka. Iki ni urabizi iyo uri aho ibyo nahoze mvuga byo gukubura umwanda, iyo utawukubuye ngo uvaneho ukaguma utwikira, bigeraho umwanda ukaba mwinshi, umunuko ukaba mwinshi, ugapfumura bya bindi uhora ushyira hejuru, ukagusanga aho uri hose ugatangira kumva utari ko hari ahantu hari ikintu ibyo nabyumvise nk'ikintu cyarenze, kitangira kunuka ariko ari kinini kurusha uko tucyumva. baza hano rero, haza abantu benshi barakurikirana, bakora iperereza, bavugana n'abantu benshi barenze ba bandi bavugwaga cyangwa baregwaga. Icyo bacukumbuye ni iki nacyo ntumva ukuntu abantu babaha bakabana n'ibyo bintu, ntihagire ubibona, ntihagire usanga ari bibi cyangwa unusanze ari bibi akicecekera. Icyambere, uwo mwagiraga umuyobozi w'umuryango, ntabwo ari umuyobozi w'umuryango gusa, waje kumbwira ko ni nawe ufite bizinesi zose, iyo bita tendazi mu kinyarwanda ni iki? Amasoko. Nguwo niwe ubona n'amasoko ya leta gusa, cyangwa se niwe utwara 80% y'amasoko, abandi bakagabana 20%. Ndavuga ibyo bibaho ngo niko bimeze. Okay. Kandi bimaze igihe. In fact, icyo bivuze ni ukuvuga ngo erega n'ubundi kubera ko afite ubwo bubasha, ibintu byose ari we bitwara, afite n'ayo mafaranga, ayo niyamugize n'umwami, nta nubwo ari ikindi. Ibyo kuvuga ngo nuko ari iki mu muryango, mu bwoko, ibintu biganaho ibindi biri nyine. Ubwo niko byagenze. Nkabaza se abandi bigenda bite? Abandi barabyemeye, barekeriye, ariko bageze aho nabo baratekereza, baravuga ariko aho kugira ngo tuviremo aho, natwe reka twishingira ibindi. Abandi nabo ubwoko bwatangiye ari bwa, erega hari differentiation mu zindi ndimi, ari bya moko yacu yatumaze, abahutu, abatutsi, abatwa, icyo ni kimwe. Ariko na clans, Kono, Abanyiginya, Abega, n'Abashamba, harya Abasinga, Abazigaba n'iki, nabo babyita ubwoko. Ariko reba ukuntu
ikintu cyo gutandukanya iteka aho kibera kibi. Ibi byatangiye byitwa ngo ni ubwoko bw'abakono bwagize gutya, n'uyu bamugira umukono bagiye kwimika kandi niwe watwaye amasoko yose, barangije bivaho bijya muri bwa bwoko bundi. Ubu aha twagize ikibazo cy'ayo moko gutyo, turangije tujya noneho no mu cy'abahutu n'abatutsi. Urabyumva how dangerous it is. Byavuye muri clan, alright, birangije byarushya biranyerera bijya no muri ethnic. Ibyo nibyo bacukumbuye baje kugeraho. Okay, aba bagiye muri ibi baduheje, natwe tujye muri ibi, either as a survival cyangwa nko guheza nawe. Ubu mwicaye muri ibyo bintu bibaho, tukajya duhura mu nama, nkaza hano tukaganira tukavuga ibiki, naho mwicaye hejuru y'iki kirunga murinumiye gusa, muracecetse ntagira ubimenya. Murabyemera murabyimika. Ubu najyaga nza hano kenshi, yaba kubasura cyangwa nzanywe n'ibindi, naho mwe muri hasi murikinira mutya, muri mu moko, twahura bakavuga amahame ya RPF, bakavuga ibiki, bakavuga ibintu byose. Namara kugenda mukanyerera mukajya mu koko kweli. Ariko noneho reka mbaze n'ikindi, ibyo gusa se. Hanyuma nza kumva ubwo mu byo bageraga baza no kumbwira andi makimbirane nayo yubakira kuri ibyo cyangwa ashingira kuri ibyo. Bambwiye ko hari n'ubundi butumvikana, abantu bagera batya bakaragira inka ze cyangwa ihene cyangwa iki, bakazagera mu myaka y'abantu. Ntagire n'uvuga, wajya kuvuga uravuga, wajya gucya undi akaba yafashe umuhoro yagiye gutema amatungo y'abantu. Ubu urumva ukuntu mugenda musubira inyuma hahandi muri ya mateka, ariko murabyumva, mukanga mukajyayo kweli. Ariko izi nzego zindi za leta, mwebwe ndabona bambaye uniform hano, polisi, ame, intelligence, byarinze bigera hano, mwebwe mureba he? Namwe mwari mubirimo or what? IGP ndakureba aho byarinze bigera aha, abapolisi ba hano bakora iki? Nabo babirimo? Nabo bari babirimo. Yes, kuko aba RDF nabo numvise bari babirimo nyine, nabo bafunze. Byamara imyaka ingahe? Bose babijyagamo muri community zabo zitandukanye. So mwese mukabibamo mugaceceka, ntihagire umuntu ubivuga, ntihagire, bikazamenyekana ari uko hari ikintu cyaturitse gusa. Tabaza mwebwe bayobozi mwicaye hano, munsobanurire, ariko muze gufata umwanya munsobanurire. Abantu
ubu twebwe aho twavuye twaje gusubirayo gute nyuma y'imyaka 30? Mwabishimyemo iki? Ariko nabyo niba hari icyiza mwabibonyemo mwashimye nimukitubwira natwe tubone iyo nyungu, kandi washimye wabonye ikintu gifite akamaro urakihererana. Kuki utagishyira hanze tukakimenya natwe? Bayobozi bari hano muransobanurira. Ntabwo turi buva hano mutabinsobanuriye. Turaharara twicaye dutya, njye namenyereye kurara amajoro ntacyo bintwaye. Wicarana namwe murinde bucya ntegereje ko musobanurira. Musobanurire uko byaje, icyo mwashimyemo. Nuko ntabwo ari uko byaje, uko byagarutse, kuko twarabigize. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu cyatugwiriye tutazi, ariko nimumbwira ukuntu mujya muri ibi bintu by'umwanda, ubu bwoko umwanda waturimburiye igihugu cy'abantu, mukongera mukabugarura gute? Mubugarura mute? Ariko noneho wenda hari ababiyoboramo abandi, hari ariko mwese ubu n'abanyarwanda bandi bose abantu babakorana ibyo byarimbuye igihugu, muri aho ntimubibone cyangwa mukabibona mukabona ko ntacyo bitwaye. Birashoboka. Ubu twataye igihe, imyaka 30 tumaze twataye igihe, cyangwa miliyoni y'abantu yapfuye ubusa, byari nk'ibintu gusa. Ubuzima miliyoni nayo ugira utyo ukigizayo ikagenda gusa ukikomereza ntacyo bikubwiye. Musobanurire. Erega sinzi, biraza gusa ni, ariko si ubu kuko mwebwe namwe mwisuzume, mumbwire mwe igihugu cyanyu murashaka kukimera gite, murumva mumeze mute, murumva muri bantu ki? Byageze aho abantu, umuntu umwe aza agatwara ibintu byose byo mu karere bikaba ibye, mukamuramya byo mukabyemera, inzego zose, abantu bose. Then ikindi kikaza, abantu bakajyaho bakishyira mu magurupe, umwe ati biriya by'abatutsi batangiye bakora ntacyo twabikoraho, ariko reka natwe twigire, natwe tujye mu bindi. Bine mbibutsa ko yari yatumiye abavuga rikijyana nyuma yo kubona ko ikibazo kijyanye n'amoko gishobora gufata indi ntera kikarenga ibyo abantu batekereza, ndetse kikaba cyasubiza abantu mu mateka mabi cyangwa se mu bikorwa bibi. Cyane ko mwabyiyumviye, nyuma yo gutora umuyobozi ntabwo byagombye kurangiriraho. Uwo yagombaga kwiharira amasoko 80%, hanyuma abandi basigaye bose bakajya bapiganira 20%. Tayari icyo gihe ikibazo kiba cyatangiye. Hanyuma akavuga ati abantu 800 muri bavuga ari kumvikana cyangwa se bari muri magana, ati ni gute habuze umuntu n'umwe
wabwira abantu ati ibi bintu muri kujyamo ntabwo ari byo, nimugarukiraho. Akavuga ati mbakeneyeho ibisobanuro, turi buze kwicara hano kugeza igihe munsobanuriye. Yatambutse abanyuramo ababwira ati ntabwo iki kintu ari ikibazo cyoroshye, ndizera ko mwese munyumva, ndizera ko nta wasinzira, ariko birumvikana umukuru w'igihugu akuri imbere akuvugisha muri buriya buryo, nawe urumva ko gusinzira ntabwo byashoboka. Ngayo nguko rero, nguko ngiki gihugu umukuru w'igihugu yifuza, ngiyi impamvu yahagurutse nyuma yo kumva ko iki ari ikibazo gikomeye gishobora gushyira ubuzima bw'igihugu mu kaga. Hanyuma akavuga ati reka ntumizeho abayobozi bavuga ari kumvikana, mbabwize ukuri, hanyuma mbihanangirize niba ariko navuga, ku buryo ibi bintu bigomba guhagarara. Ati buri muntu, abapolisi, abasirikare, buri wese ahamagaye abo mu bwoko bwe bakamujya inyuma, ati ntacyo mwasigarana, igihugu cyaba kivuyeho, hanyuma ariko mukaba mupfa ubusa kuko byarangira ntacyo mugezeho. Reka mbararikire ibiganiro byacu bitaha, mbabwira ko ndi kubategurira izindi video zigera nko kuri 3 zerekeye inkotanyi. Ni video za kera zo ku rugamba rwo kubohora igihugu, hakabamo na video imwe yerekeye reka mbicisha amatsiko, nzayigarukaho ngiye kuyibagezaho mu minsi mikeya iri imbere. Kandi subscribe, tujye tubana mu biganiro bitandukanye byiganjemo ibigaruka ku mbwirwaruhame z'umukuru w'igihugu, ibigaruka ku gisirikare n'intambara, ibigaruka ku inkotanyi z'ubuzima. Ciao ciao.